Ndabasuje bavandimwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, ubuntu bwa Data bukomeze kubana namwe. Ni rero icyo Imana ishaka nanone ugarutse. Nk'uko mubizi rero turimo turaganira ku rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Tukaba rero tugeze uyu munsi turasoma igice cya gatanu. Nk'uko mubizi tukaba twarahereye kuri urwandiko rwa mbere, tugera mu gice cya mbere tukagera mu gice cya kane. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangira n'igice cya gatanu cy'uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Rero nizere ko mumeze neza, muguwe neza aho muherereye hose, kandi nzi neza ko abantu twatangiranye muri uru rwandiko mwagiye musobanukirwa byinshi nk'uko nabibabwiye. Ibiganiro byacu ushobora no kubisanga kuri Sobanukirwa 5 TV, aho urajya ubisanga byose uko byakabaye. Niba wenda waracikanywe nabyo, ntahandi ushobora kubisanga ni aho ngaho. Rero nkaba nizeye ko mukomeje kugubwa neza, ubuntu bwa Data bukomeze kubana namwe aho muri hose, waba urwaye waba umeze neza. Icyo nagusaba ni uko wakwiringira ubuntu bwa Data kugira ngo bukomeze bukuyobore, kubera ko nta kindi nyine cyakagombye kutuyobora, nta kindi cyakaduhumurisha. Ubuntu, ijambo rya Data ryonyine gusa nicyo cy'ingenzi kugira ngo tubashe kubaho amahoro kandi tube mu iyi si dutandukanye n'abandi. Nk'uko mubizi rero mu gice cya kane cy'uru rwandiko tuganira, Pawulo yandikira Timoteyo, ikintu cyane yashimangiye muri uru rwandiko ni ubuzima. Yabwiraga Pawulo akamubwira ati rero ugomba kugaragara neza, ugomba kubaho utunganye, ugomba kubaho umeze neza kugira ngo n'abakubonye ibyo uvuga babone kabisa ko uravuga ubuzima. Rero Pawulo yandikira Timoteyo, yamubwira ko nta muntu ugomba kumusuzugura kubera ko murabizi ko yari akiri muto, ugereranyije n'abantu yagomba kuzahagarara imbere, abagomba kuzahura nabo. Ariko kandi nta n'ikintu cyatuma abantu batagusuzugura, ni imyitwarire, imibereho yawe. Burya ni ikintu cy'ingenzi cyane. Icyo uvuze nyine nta muntu ubasha kugusuzugura kubera ko ntawe yahera, kubera ko aravuga. Iyo uvuga uba uvuga ubuzima, abantu ibyo babona. Niyo mpamvu rero Pawulo yandikiraga Timoteyo akamubwira kwibanda nanone ku kintu cy'ubuzima, kumenya kubana bene Data, ariko kandi noneho akabasha kumenya icyo yahawe n'uburyo ki agomba kukirinda n'uburyo ki atagomba kugayisha umurimo w'Imana cyangwa se no kugayisha itorero bitewe n'ibikorwa bye. Niyo mpamvu rero igihe cyose yamusabaga guhora atunganye, yameze neza kugira ngo n'umubonye ntagire ikintu na kimwe ari buze kumugayaho cyangwa se ari buze kumushinja. Uyu munsi rero nkabanje kugira ngo duhere mu gice cya 10, mu gice cya gatanu. Turaza guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 16. Igice cya gatanu rero tuvugaho mu buryo bubiri, aho tuzahera n'umurongo wa 17 tuzageze mu murongo waho wa 25. Uyu munsi rero turahera ku murongo wa mbere w'igice cya gatanu tugeze ku murongo wa 16. Nihuse rero reka tubasome. Aravuga ngo ntugacyahe umukuru, ahubwo uhugure nka mwene so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Wubahe abapfakazi, bari abapfakazi by'ukuri, ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeze kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro, ariko uwidamararira aba apfuye ahagaze. Ubategeke ibyo kugira ngo bataba umugayo, ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Ntihakagire umupfakazi wiyandikisha keretse
amaze imyaka 60 avutse, akaba yarashyingiwe n'umugabo umwe gusa, agashimirwa imirimo myiza, niba yareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga ababaye, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo, bakifuza gucyurwa, bakagirwaho n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo biga no kugira ubute bakagenda imihana, nyamara ibyo si iby'abanyabute gusa, ahubwo kandi n'abanyamazimwe n'abakazitereyemo bavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma ashaka ko abapfakazi bato bashyingirwa, bakabyara abana, bagategeka ingo zabo, ntibabe abanzi urwitwazo rwo kudutuka. Kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi n'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone ko rifasha abapfakazi nyakuri. Aya magambo nk'uko nababwiye, tugeze mu gice cya 5. Pawulo murabizi yagiye, itorero ryagiye rihura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Itorero ryashingwaga hose mu by'ukuri ryagiye rihura n'ibintu bigiye bitandukanye. Imibereho ya bene data, uburyo urumva kuvana abantu mu byo bari barimo, ukabajyana mu buzima bushya, ukabaforoma bakagira umurongo umwe mu itorero. Mu bigaragara amaso nyine ni ikintu kitari cyoroshye. Niyo mpamvu nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, hakundaga kuba impuguro, ugasanga Pawulo nyine arahugura Timote uburyo ki itorero rigomba kugenzwa. Ni ngo yabyandikaga bitewe n'uko hari ibyo yabonaga, noneho yabibona akabyandikira Timoteyo, kugira ngo umunsi bizaba byabayeho azamenye Timoteyo uburyo ki abyitwaramo, cyangwa se bikaba biri kuba, ariko noneho akamuha umurongo w'ibyo Timoteyo agomba kugenderaho. Umunsi rero dufite amahirwe cyane kubera ko ijambo ry'Imana turarisoma, impuguro turazisoma. Ni ngo itorero ryagombye kuba rifite izi mpuguro, cyangwa se rifite ijambo ry'Imana ribasha kurikomeza. Iri torero ryabwirwaga aha ngaha ntabwo ari itorero ry'abapagani, ntabwo ari itorero ry'abatizera, oya, ni itorero ry'abizera, abana b'Imana, abaziranenge, abatagawa, n'andi mazina menshi yumvikana hanze aha ngaha. Ariko iri ni itorero ry'abera ryabwirwaga aya magambo. Aya ni amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo kugira ngo Timoteyo azayahuguze, cyangwa se ayahuguze bene data bo mu itorero. Hano yavuze ngo mu murongo wa mbere, ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Pawulo ahangaha aragaragaza uburyo ki abene data bagomba guhugurwa. Ubundi hari abantu babana n'ubuto bavuga ngo abene data twese turi bamwe, ugasanga barafata nta mukuru nta muto, ariko ibi ngibi ntabwo aba ari byo. No mu itorero urabona ko byagaragayemo, yasizemo ibyiciro ati umusaza, umukuru, ntugacyahe umukuru, ahubwo umugure nka so. Kubera iki se ashaka kutamucyaha? Nyine ni umuntu mukuru kandi wowe uri mutoya. Ni umuntu ugomba kubaha, ukanamwubahira n'imyaka, ukanamwubahira n'uko angana. Uko umucyashye cyangwa uko umuhuwe, ntumufate nk'aho angana nawe cyangwa se ari umwana, oya, ahubwo reba ikigero arimo, umuhuguwe ukurikije imyaka, urugero aherereyemo. Niyo mpamvu rero hano Pawulo avuga ngo ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure. Hari abantu ugasanga arafata umuntu ari wese, yaba umusaza, yarafata agafata nk'umwana uri aho ngaho. Oya, burya aho ngaho naho ni ugutamenya icyo ugomba gukora. Niyo mpamvu Pawulo yagomba gutanga umucyo kuri icyo kintu,
nubwo umuntu yaba yakoje, nubwo umuntu yaba agize gute, ariko ukamenya ngo uyu ni umusaza, uyu ni umuntu mukuru, uyu ni umukecuru, uyu ni umuntu umeze gutya na gutya. So ukagira uburyo ki utwara uwo muntu. Niyo mpamvu rero bavuga ati umuntu umusaza umuhugure, umuntu mukuru umuhugure nka so. Niyo ngo aratangiriza ukuntu ugomba kugenda uhugura abantu. Abakuru ubahugure nk'abakuru, abasaza nk'abasaza birumvikana, abakecuru ubahugure nk'abakecuru, abasore nk'abasore, inkumi nk'inkumi, abamama ubatware nk'abamama bakuru, n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe. Ni ukuvuga ngo mu guhugura no gutanga impanuro, ni ukuvuga ngo umuntu wese uba ugomba kumutwara muri gategoriye. Uko uzajya guhugura umwana w'imyaka 18 ukiri muri ya maraso y'ubuto bwiwe 18, 20, ibyo bizatandukana n'ukuntu ugiye guhugura umuntu w'imyaka 25 kuzamura. Ibyo bizatandukana n'ukuntu ugiye guhugura umusaza w'imyaka 60 kuzamura. Ni ukuvuga ngo cyangwa se umukecuru. Ibyo ni ibintu bitagomba guhura. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese nagombye kugira uburyo kimuhugura. Niyo yaba yakoze ikosa si ugucyahira aho ngaho, ariko gucyaha rero biratandukanye. Hari igihe ushobora kubwira umuntu ikintu nanone kandi cy'ukuri bibaye ngombwa kukivuga, we akumva yuko ibyo ukoze atari byiza, akumva yuko utagombye kugenda uko bimeze. Ibyo byose rero tuyoborwa n'Imana. Tuyoborwa n'Imana, niyo bibaye ngombwa ko ubwirirwa aho ngaho urabwirwa, ariko iyo umuntu umubwiye iby'ukuri ukamubuza nyine ibyo atagombye gukora, wenda n'urugero ushyizemo imbaraga kandi uri seriye, aho ngaho nta kibazo kiba gihari mu gihe mu by'ukuri wayobowe n'Imana. Icyo rero yangaga aha ngaha ni ugufata abantu kimwe. Ko naganira n'umusaza ariko njya guhana n'umwana mutoya cyangwa se umuntu urubyiruko, ko naganira n'umukobwa ariko njya guhana n'umuntu ubyaye, umuntu mukuru, umuntu w'umuke. Ni ukuvuga ngo yagiye azana kategori cyangwa se uburyo abantu bose bagomba kubaganiriza. Rero agakiza ntabwo agakiza kigeze kanakuraho n'umuco usanzwe. Buriya ntabwo umukuru nyine ni umukuru, umusaza ni umusaza, umukecuru ni umukecuru, umuntu ukuze ni umuntu ukuze. Abo bose ni Imana yagiye itanga ubwenge bwo kugira ngo abo bantu baganirizwe kandi ibintu byose bigende neza mu itorero. Umurongo wakurikiyeho wa 3 yavuze ngo yavuze no ku kintu cyane cyane kijyanye n'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe itorero ryarimo abapfakazi benshi kandi bari mu buryo bugiye butandukanye. Harimo abakuze, harimo abato, hari abamazemo igihe kinini, harimo abafite umutima w'itorero, harimo n'abandi bibereye aho ngaho bajagaraye badafite aho bafatiye. Abo bose rero mu by'ukuri ni ukuvuga ngo bagombaga gushyirwa mu murongo umwe, ababishaka. Ariko kandi nanone nk'itorero, nk'uko itorero bifite uko ryagomba kubatwara abo bose rikabitaho, ariko kandi kubitaho ryagomba kwita ku bantu n'ubusanzwe bafite umutima w'itorero. Burya itorero uri mu itorero nyine uri mu itorero, bene data bakuzi bugaragara, hari impamvu ishobora gutuma ngo uyu ni mwene data. Icyo kintu rwose kiba cyiza. Hano rero bavuga ngo wubahe abapfakazi, bari abapfakazi b'abapfakazi by'ukuri, cyangwa se bari abapfakazi by'ukuri. Ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha umuryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Kuki barimo gutozwa ko bagomba gukora ibintu biri buze gushimwa imbere y'Imana? Mu gihe hari abavuga yuko Imana ibyiza byacu Imana ntibibyitayeho, none kuki se aba bantu bari buze kugira ishimwe? Ni ukuvuga ngo umubyeyi wese yabyaye, Imana ni data. Rero umubyeyi wese yabyaye akaba umwana we arimo arakora ibintu byiza, ni ukuvuga ngo wa mubyeyi arishima, aranezerwa. Niyo mpamvu rero abantu nabo Imana igomba kugira gute? Kubera imyitwarire yabo Imana igomba kugira gute? Imana igomba kubashima.
Mu murongo wa gatanu umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana akomeze kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro, ariko uwidamararira aba apfuye ahagaze. Ubategeke ibyo kugira ngo hatabaho umugayo. Impamvu Pawulo yanditse aya magambo ayandikira Timoteyo, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ubundi umupfakazi impamvu bitabwagaho cyane mu muryango mu Bayuda cyangwa se mu Bisiraheli, ubundi umupfakazi impamvu yitabwagaho ni ukuvuga ngo ni uko bitewe n'uko umuco wari umeze, umugore yabaraga umugabo, ni ukuvuga ngo yabaga ari umuntu ugiye kubaho ubuzima bikora ko umuryango w'umugabo ntabwo wamwitagaho, nta mitungo yabaga afite, ntaki, ugasanga nyine imitungo bayimuvanyeho. Rero icyo kintu cyatumaga basigara baciriritse cyangwa se bakennye, ariko kandi nanone bagafashwa mu bundi buryo bwose bagombaga gufashwa. Wenda dusomye nko mu kuva, mu bice byaho cyangwa se no mu Butegeko wa kabiri, dusomye nko mu Butegeko wa kabiri ibice 27 ku murongo wa 19, hari ikintu bavuga cyane cyane ku bintu bijyanye n'abapfakazi. Ushobora gusoma Gutegeko wa kabiri ibice 10:18, ugasoma Gutegeko wa kabiri ibice 27 umurongo wa 18, cyangwa se ugasoma kuva ibice 22 kugera ku murongo wa 24. Njyewe ndashaka gusoma Gutegeko wa kabiri ibice 27 umurongo wa 19, aho haragira hati haravuga ngo abarebe bati ugoreka urubanza rw'umusuke w'umunyamahanga cyangwa urw'imfubyi cyangwa urw'umupfakazi avumwe. Rero nubwo abantu babaga barabaciye, ariko imbere y'Imana bashyizwe imbere cyane nk'abantu nyine bari ba nyakwigendaho, abantu bagombaga guhohoterwa mu buryo bwose butandukanye, ariko bati ukora ibi ngibi rwose avumwe. Rero baje kugira agaciro cyane no mu itorero, itorero rikabitaho, rikagenda ribitaho mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu hano nyine Pawulo yavuze yandikira Timoteyo, amwandikira cyane cyane ku bintu bijyanye ku byerekeye abapfakazi nk'uko hano bigaragara. Rero umurongo wa gatanu ugeze wenda mu murongo w'8, ahangaha ni ukuvuga ngo umupfakazi yagombaga kugira gute? Icya mbere uko umupfakazi yagombaga gutozwa kwizera Imana, ikindi akabaho nyine afite aho ahagaze, akabaho ahagaze muri Kristo Yesu. Niyo rero umuntu wagomba kubaho ubuzima bwo kwizera, niyo ngo yagomba kugaragara ahantu hatandukanye, akagaragara cyane cyane bigahera mu rugo iwe, uburyo ayobora abantu be mu rugo rwe, akabaho ayobora, akubaha mu baturanyi, akubaha mu nshuti ze, bitewe n'ubuzima agize gute, ubu buzima abayemo noneho bukagaragarira hehe? Bukagaragarira hanze. Rero ni ukuvuga ngo Pawulo hano mu murongo waho wa 5 kugeza ku wa 6 yaravuze ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana. Ni ukuvuga ngo ni uko yarazi neza ko agomba kwiringira Imana ndetse no kwizera ku manywa na nijoro, agahora yizeye Imana, umutima we nyine akawegurira Nyagasani, umutima we akawegurira Kristo. Akavuga ati kubera ko akavuga ati uwidamararira aba apfuye ahagaze. Kubera iki? Ni uko hari abantu nyine bakiri bato bari aho, ubona ni abantu nyine bari aho gusa by'Imana batabirimo, batabizi, ariko bakishushanya mu itorero, ariko kandi nyine bakitwa abapfakazi, ariko bakaba ubuzima nyine buri aho ngaho. Rero yavuze ngo ubu batega ibyo kugira ngo hataba umugayo. Impamvu yarahuguraga ati ibi ngibi bibayeho gutya, itorero ryacu ntabwo ryazaba umugayo. Cyakora abapfakazi babaga mu itorero, ariko ugasanga itorero bashaka kuricishaho umugayo bitewe n'imyitwarire n'imibereho yabo, ugasanga itorero bashaka kurisuzuguza. Rero abandikira babwira ati ibi bakorere, ariko kandi babikore kugira ngo itorero ryacu ritaza kugira gute, ritaza kujyaho umugayo. Umurongo wa 8 aravuga ngo ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, nibyo navugaga, aba yihakanye ibyizerwa
kandi ababaye mubi hanyuma utizera. Ubundi kwizera ni ikintu gikorera muri wowe, ijambo ry'Imana rikorera muri wowe rikaguha forumire guhera mu rugo iwawe, rikaguha ubuzima guhera mu rugo iwawe. Ndashima cyane hari nk'abantu twagiye tuganira ugasanga baravuga ati rwose muzehe wacu kuva yamenya ubutumwa bwiza yarahindutse. Yarahindutse ubu nta kibazo, ubu natwe tubona ko mu by'ukuri yagize impinduka. Urumva niba umuntu wo mu rugo ashobora gutangira ubuhamya akakuvuga ko wagize impinduka, wari warabazonze ariko umaze kumva ijambo ry'Imana warahindutse. Urumva rero ubuhamya nk'ubwo ngubwo nibwo Pawulo nawe yashakaga. Nicyo kintu Pawulo yandikiraga Timoteyo amubwira yuko umuntu yagombye kubanza akaba intangarugero mu rugo rwe, mu rugo rwe kabisa, ubuzima bwe bukagaragara bukabanza bugahera hehe? Mu rugo rwe. Rero hano umurongo ati rero ibyo bitabayeho uba urutwa n'utizera. Niba utizera abayeho ubuzima nyine buri aho ntacyo amaze mu rugo, ntabwo ko wizera, ahubwo ushobora no kumva ijambo ryo kwizera ukaba waha umugani mubi kurenza uwizera. Pawulo niyo mpamvu yandikiye Timoteyo amubwira cyangwa se amuha izi mpuguro kugira ngo azihuguze abapfakazi bari bari mu itorero. Rero impamvu abapfakazi bashyiriho ibintu runaka bigomba kugenderwaho tugiye kureba, twari kugira ngo itorero ritaba mu kajagari, abantu barijagaraze baritesha umutwe, cyangwa se rize gusanga noneho riri kwikorera imitwaro ridashoboye kugira gute? Ridashoboye kwikorera. Umurongo guhera mu murongo wa 9 avuze ngo ntihakagire umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 avutse, akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa. Ntihakagire umupfakazi wandikwa atamaze imyaka ingahe? Imyaka 60 avutse. Impamvu Pawulo yavuga aya magambo nuwo ngo ibi nk'uko nabivuze yabikoze kugira ngo itorero rigire umurongo. Iyi myaka 60 bashaka ko umuntu agomba kuba amaze cyangwa se agomba kuba afite, ni ukuvuga ngo ikindi kandi ngo akaba afite yarashakanye, yaravutse, yarashyingiwe n'umugabo umwe. Ntabwo bivuze ko gushyingirwa n'abagabo barenze umwe byabaga ari icyaha, ahubwo Pawulo yibandaga ku buzima ati uyu muntu yabaye yarafite umugabo umwe. Mu yandi magambo ni uko uwo muntu atigeze ajya mu buraya, atigeze asambana ngo umusambanyi, abantu bose babibone bavuge bati rya torero kwere, ati byarase ibintu by'Imana, ati reba uriya umugore ukuntu abayeho, reba buriya reba ukuntu ibintu bimeze. Noneho ugasanga mu by'ukuri Pawulo arabahereza kondisiyo zigomba kugenderwaho kugira ngo agire gute? Kugira ngo ba bantu noneho babashe bagire umurongo muzima bagenderaho, noneho n'itorero mu by'ukuri ntirizahure n'igisebo. Ni ngo yagomba gushyiraho abantu b'intoranywa, ariko atari gutoranywa kubera ko bakoze neza, ahubwo ubuzima, kugira ngo abandi bataza kugira gute? Bataza kwivangamo. Rero ni ukuvuga ngo icyo Pawulo ahangaha yavugaga, icyo yashaka kugaragaza, icya mbere ni uko uwo muntu yabaga ari umuntu w'inyangamugayo, ikindi atazwiho ubusambanyi, kandi ikindi nyine wabaye umugore w'umugabo umwe. Rero ni ukuvuga ngo uwo mwihariko ni ukuvuga ngo niwo wagombaga gutuma uwo muntu ajya kuri lisite y'abantu bagombaga kugira gute? Bagombaga gufashwa mu itorero ry'Imana. Murabizi mu itorero hagenda habamo ibintu bitandukanye, ariko rimwe na rimwe nyine hari igihe nubwo mwakora ibintu bifite umurongo muzima, burya abantu twese turikunda, abantu babana na kamere yo gushaka ibintu byose bashaka kwikubira. Rero ni ukuvuga ngo we yabikoraga, ntabwo ni ukuvuga ngo ba bagore bato, ba bandi bakiri bato bafite n'imbaraga n'iki, cyangwa se bafite n'uburyo ki bashobora kwibonera ubundi bushobozi bundi, ntabwo Pawulo yashaka ko
aba bantu bashobora kujya kuri liste. Kubera iki? Kugira ngo bataba benshi bakaza kubera itorero umutwaro. Niyo mpamvu imirongo yakurikiyeho umurongo wa 10 yaravuze ngo agashimirwa imirimo myiza, niba yarareraga abana, yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababaye, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ni ukuvuga ngo icya mbere hari ukurera abana neza. Ni ukuvuga ngo umupfakazi n'ubundi wabaga hari aho ngaho ariko ari intangarugero. Ikindi akita ku muryango, ikindi akaba umubyeyi w'indero nziza cyangwa se urera abana neza, agacumbikira abashyitsi, ngo akoza ibirenge by'abera. Koza ibirenge by'abera ntabwo ari ukuza ngo uboze, ahubwo ni uburyo bwo ko yicishaga bugufi no gufasha abizera cyangwa se n'abantu bababaye. Yafashaga abizera nyine, hanyuma ni uguca bugufi imbere ya bene se, imbere y'abizera, abafite ikibazo akabafasha, ababaye akabafasha. Aho ngaho niwe yavuze ngo no koza iki? No koza ibirenge. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu wabaga mu itorero kabisa, ubona afite umutima w'itorero, ari umunyetorero. Uwo nguwo niwe wagombaga kujya kuri liste, kandi ngo yagomba kuba amaze imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo yagombaga kuba afite iyo myaka 60 nk'uko twabibonye. Ikindi ngo yarafashaga ababaye, agashishikariza gukurikiza imirimo myiza yose. Ni ukuvuga ngo yabaga ari umupfakazi ariko kandi akihata no gukora imirimo myiza. Umwana w'Imana, ni umukiranutsi, ariko n'ubundi akora iki? Imirimo myiza ishimwa n'abantu bose. Aha rero nibwo yamubwiye umurongo wa 11 avuga ati abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo bakifuza gucyurwa, bakagibwaho n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo biga no kugira ubute bakagenda imihana, nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi ni abanyamazimwe, bakaziteremo bavuga ibidakwiriye. Urumva aba bana cyangwa se aba ngaba bapfakazi babaga bakiri bato, Pawulo ntabwo yemeraga ko abantu bandikwa. Impamvu atabemereraga ko bandikwa ni uko bajyaga bakunda guteza ibibazo. Batezaga ibibazo, ugasanga icya mbere aravuze ngo ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamarara, ni ngo barabandikaga nko bakabaho bagatuza, bagataha itorero rizadufasha, rimeze gutya, bakajyaho. Ugasanga nta n'umutima w'Imana bafite, nta n'umutima w'itorero bafite, bo bategereje ibizaza gusa, inkunga n'iki biri aho. Ugasanga n'iby'Imana ntabwo bagize gute, ugasanga ntabwo babyitayeho. Rero Pawulo nubwo yavuga ati rero aba ngaba ngo iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo, ngo nta nubwo Kristo nyine bakimwitaye nk'uko nabivugaga. Bo bapfa kubona bagiye kuri liste, kubera ko nta n'umutima n'ubusanzwe w'itorero bafite, nuko bakigira no mu bindi, bakifuza ibindi. Ugasanga no muri rya sezerano ry'Imana no mu byizerwa ugasanga babivuye. Umurongo wa 13 ngo kandi uretse ibyo biga no kugira ubuti. Urumva bituma badakora. Kubera iki? Ibyo nyine bafashwa birahari. Bakirwa bazerera gusa, imihana yose birirwa bawungera. Ugasanga noneho si n'ubute gusa bya bintu babaye bateye bute, ahubwo noneho kwakwirirwa nta kintu bakeneye, bazi ko ari abibuze kuva mu itorero n'iki. Ugasanga no bibera abanyamazimwe, bibera abanyamagambo, ni ukwirirwa bicaye bavuga gusa ibidakwiriye. Nuko niyo mpamvu bavuga ngo nicyo gituma ashaka ko abapfakazi bato bashyingirwa, bakabyara abana, bagateka ingo zabo, ntibahe abanzi bacu, ntibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka. Kubera iki? We yaravuga ati abo batoya nibagende bashake, bajye muri gahunda zabo bibana batari abacu, ejo batezitirwa abacu. Ugasanga itorero bitewe n'ibyo birirwamo n'ibyo bakora, itorero ry'Imana barimo baratukisha.
birirwa basambana, birirwa amagambo akazitirizo, ibintu bidakwiye nibyo barimo. Pawulo akavuga ati aba ngabo rwose mubareke, abo nibagende, byaba byiza bashatse abagabo babo kugira ngo twebwe tutaza kuba urwitwazo ko kugira gute rwo gutukwa. Ntabwo ngo nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashyingirwa bakabyara abana bagategeka ingo zabo, ntihabe abanzi ubwitwazo kudutuka. Kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Nihagira uwizera umugabo cyangwa umugore ufite indushyi z'abapfakazi abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Pawulo aha ngaha ni ibintu byumvikana cyane. We yaravuga ati nagira umuntu wizera ibyo ngibyo, afite abantu acungereye cyangwa se abantu atunze, n'ubu nabakomezanye, akomeze aba rero. Niba afite indushyi, afite n'abapfakazi, ni uko ngo niba n'ubundi yari abafite nabafasha, ntavuge ngo kubera ko ngo nizeye, ngo kubera ko ngo ngiye mu itorero ngo mpite ngo mbaterura bose ngo mbajyaneyo. Oya, Pawulo aravuga ati abo bantu rwose n'ubundi nagire gute abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Abapfakazi nyakuri rero niba twabonye bari muri ya myaka 60, kandi noneho bafite n'ubuzima babayeho buzwi. Icya mbere ni uko barera abana babo neza, bakita ku miryango, bakarera neza, bagacumbikira abashyitsi, bakoza n'ibirenge by'intumwa cyangwa by'abera, cyangwa se bagaca bugufi imbere yabo nk'uko twabibonye. Rero niyo mpamvu Pawulo yandika uru rwandiko arwandikira Timoteyo, yamuhuguraga akamuhugura mu buryo bwose, uburyo bushoboka, kugira ngo bene data b'abapfakazi cyangwa se hatazinjiramo n'abitirira ko ari bene data, ariko kandi nanone atari bene data, bakinjira bakurikiye ibyo bagomba gufashwa. Niyo mpamvu rero mu itorero hagombye kuba mu kondisiyo cyangwa se ibisabwa byo kugira ngo abapfakazi babone kwandikwa, noneho bafashwe. Kandi abakiri bato nabo bagiye bagirwa inama yo kugira ngo bakomeze gahunda zindi kandi ntibabangamire itorero. Rero bavandimwe bene data, mu itorero icya mbere tugomba kumenya nuko itorero burya ni umuryango. Itorero ni urwunge nyine rw'abatagatifu, abana b'Imana, ariko kandi nanone ni ahantu hagomba kubaho umuco. Pawulo impamvu yavuga ibi byose akavuga ku bapfakazi, bwari uburyo kugira ngo arinde itorero rireke kugira akajagari, rireke kubaho nk'andi madini yose. Niyo mpamvu yagombaga kureza aya mabwiriza, izi mpuguro, kugira ngo ejo ritazashiduka rimeze nk'abandi bose. Rero bavandimwe, reka mbashimire kubw'iki kiganiro cyo kuri uru rwandiko, aho ntekereza ko buri muntu wese asobanukiwe cyangwa se amenye impamvu Pawulo yanditse yibanda ku bapfakazi cyane. Ni uko bari bahari ari benshi, kandi mu by'ukuri tubona ko n'abafashijwe bari bafite umurongo mu itorero, bafite uko babayeho, itorero ryari ribazi. Rero tukaba tuzakurikizaho igice imirongo yindi ikurikiyeho mu gice cya 5, niringere ko tuzakomeza kubana kugira ngo iki gice tubashe kugenda tugisobanukirwa neza nta rujijo rukibayemo. Rero mbibutse yuko iki kiganiro cyacu n'ubundi mushobora kugisanga kuri Sobanukirwa 5 TV. Aho rero niringiye ko ubuntu bwa data bukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Shalom, shalom, shalom.